نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه وسار على سيره إلى يوم الدين وبعد. bavandimwe reka twongere dushime Allah subhanahu wa ta'ala cyane, dusabira amahoro n'imigisha ko byaba ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we n'abe n'abasangirangendo be n'abazagumya kumukurikiza kuzageza mu minsi yabo ya nyuma. Bavandimwe b'Islam, huko twigeze kubikomozaho kuri iri joro ryo kuwa kane, aho turiye kwinjira mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, aho twabonye yuko muri hadithi ziri sahih, hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha, yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo yabonaga iminsi 10 ya nyuma ya Ramadan yinjiye, nuko shadda mi'zara, nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yarakenyeraga igakomeza kugira ngo ikore ibada zitandukanye. Wa ahya layla, noneho igakesha ikora ibada. Wa ayqada ahla, noneho ikabyutsa abiwe kugira ngo babyuke bakore nabo ibada. Ahangaha kuri ahya layla, gukesha mu ijoro, no kuva nibura nyuma ya laishayi kugeza alfajiri igiye kwinjira mtume ari muri ibada. Kandi buriya ahya layla, gukesha mu ijoro, bitandukanye na aqama layla, no guhagarara umuntu akora iswala z'ijoro. Kubera ko aqama layla, guhagarara umuntu akora iswala, ibyo ngibyo biba birebana n'iswala, ari za swala ariko tugiye kugarukaho mu kanya. Ariko noneho ahya layla, gukesha mu ijoro, haba harimo ibintu byinshi. Hashobora kujyamo iswala, hakajyamo gusoma Qur'an, hakajyamo gusaba amadua atandukanye, hakajyamo gukora istighfar na tauba n'ibindi byinshi cyane. Ubwo ijoro ukaba warikesha uri mu bikorwa nk'ibyo ngibyo. Abavandimwe b'Islam, hari ikibazo gikunda kugaruka, buri mwaka kiragaruka, buri gihe kiragaruka, kuko ariko bimeze ko twabivuze, niyo miterere ya Ramadan. Kubera ko muri Ramadan imiterere yayo nuko buriya akenshi iyo Ramadan igitangira, abantu babibona mu iswala ya tarawehe ikorwa akenshi nyuma ya laishayi. Nyuma ya laishayi abantu baba bayibonamo cyane. Ariko noneho byagera muri iminsi 10 ya nyuma, abantu bakagira ikibazo, kandi bishingiye koko nabo bari kwiyumva bashaka gukesha bari muri ibada, bivuye kuva nyuma ya laishayi nibura kugeza alfajiri igiye kwinjira. Ubu basanga abantu bisanze mu buryo bubiri, byumvikana bavandimwe b'Islam. Hari abari gusari tarawehe, hari n'abagiye gusari tahajjud. Hari uburyo abantu bita bibagora, abandi bagafata wenda imyanzuro itariyo. Ariko reka turebe, tugirane inama cyangwa se twungurane ibitekerezo, cyangwa se twigishanye hashingiye kuri fatawa z'abamenyi. Mu byo nabonye byabashije kunyorohera ni ibyavuzwe n'umumenyi Sheikh Dr Sulaiman Ruhaili, niwe wahuje iyi masala, mbona yafasha abayisilamu insha Allahu ta'ala. Abantu muri hali baba barimo uburyo bubiri. Hari abantu kwisanga aho bari gusari tarawehe bakayisoza, noneho hari abandi bari gusari nabo tahajjudi bakayitangira bakayisoza. Tuvuga urugero, bagatangaza wenda aho bari alhamdulillah hari umutekano, basabye ibipapuro cyangwa se ubuyobozi bwarabyemeje, gutyo bakavuga bati hano hazajya haba ijama ebyiri. Hari ijama izajya isari tarawehe paka na witiri bikarangira. Ariko hari indi jama ya kabiri
izajya nayo isari tahajjudi nayo bakagira nabo witiri yabo. Ahangaha iyo umuntu yisanze mu bantu bameze gutya cyangwa se bari bukore gutya kandi bose bizwi bafite abayimamu batandukanye n'iki, ahangaha umuyisilamu yatoranye ndi bwisange mubara bakora tarawehe bikarangira, cyangwa se ndibuze kubyuka nze nkore tahajjudi nabyo birangira. Ahangaha biraterwa na gahunda iyo umuyisilamu ari bufate. Iki kiri kumvikana. Noneho sasa ntabwo ari gutyo bimeze, uyu musigiti ntabwo ari gutyo bimeze, cyangwa se ari mu musigiti bashaka nabo gufata ya systeme yo gukesha nka systeme ya y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kandi bakaba babikeneye kwikorera nabo mu ijama. Ahangaha abamenyi bagira inama yuko basari tarawehe bamara gusari tarawehe bakareka witiri, bagasari tarawehe ziyaraka ebyiri paka ku 8 cyangwa se ku 10 uko babishaka. Noneho bakagenda bakajya kuruhuka, bakaza kongera bakagaruka, bakongeraho izindi tuvuga urugero 8 cyangwa se izindi urugero 10, ubwo zikaba 20 cyangwa se zikaba 16 hashingiye kuzo bari gusari bari kongeraho. Icyo gihe bagasoza noneho na ya witiri imwe mu rukerera, ndavuga ngo mu ijoro ririya rya nyuma bagasoza na witiri. Ibi ngibyo bavandimwe b'Islam abamenyi barabyemeza, ni nabyo byegereye sunna cyane, ni nacyo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakoraga ubwo yatangiraga gusari nyine mu ijoro, kugira ngo yisange muri bariya bari guhagarara ririya joro, anabona n'ibyiza bya Lailatul Qadri, anahagarara igihagararo cya Lailatul Qadri. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wabona iswala Lailatul Qadri kamusanga ari gusali, afite nawe ibyiza bye bi idhnillahi ta'ala, birimo kubabarirwa ibyaha byabanje iyo abikoze afite imani, ategereje ibyiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe b'Islam, ibi ndatekana ibintu byoroshye kubyumva yuko umuntu yagenda cyangwa se ku musigiti bakumvikana yuko bazajya bakora tarawehe, noneho abantu bakaza kugaruka cyangwa se abandi bakabisozereza mu rugo. Ibi ngibi bakabyumvikanaho, nibyo byabafasha kuba byegereye sunna. Gusari tarawehe bakareka witiri, noneho bakaza kuba bakora witiri nyuma. Hari ibibazo bibiri ahangaha leta bigaruka, abantu bakunda kwibaza rimwe na rimwe, bibaza utuntu twinshi. Muri ibyo bibazo harimo kwibaza ngo none si shekhe iyo atari gutyo bimeze, wenda abantu batabyumvikanaho, kuri gusari tarawehe agatashiraho na witiri, ari gutyo bari kubivuga bigenda bite? Kandi twabonye hadisi tubwira ngo uzasengana hamwe na imamu kugeza imamu asoje ntamute mu iswala, ahangaha bizagenda bite iyo imamu we ashiraho witiri iriya ya mbere, ntiyemere kuyikereza ngo baze kuyikora bwa nyuma? Ahangaha bamenye nabo twarabivuze bavandimwe b'Islam batanze inama. Icyo gihe ushobora gusengana nabo, noneho kiriya gihe cya witiri we yatanga isalamu asoje witiri, ugahita wongeraho raka imwe. Icyo ni ikintu cyakozwa gutyo kugira ngo uze kongera, noneho weho budasayi witiri ube usayi izaraka ebyiri ko wongeyeho imwe, kugira ngo uze kongera kugarukana n'abandi barakomeza mu ijoro, noneho ube udasayi witiri ukomeze mu ijoro. Iki ni gutyo ugomba kubikora inshallah ta'ala, niba abayimamu batari kwemerera kureka witiri nabo bakayizana, kuko ibingi murabizi ni Maka ni Madina ahambere bajyaga basari tarawehe bakanasari na tahajjudi, byose bakabizanira witiri. Ariko abamenyi baza kuzicara
basanga iriya witiri yo kuri tarawih bagomba kuyireka, ari nabyo ubu ngubu bakora iyo bageze mu minsi 10 ya nyuma, kugira ngo abaza gukora qiyam iriya ya nyuma aho baza kubona witiri, cyangwa se uwagiye atayikoza ayikore ku giti cye, ariko baraza kugaruka mu musigiti baza kuyikora bwa nyuma. Ubu ngubu nabo kuri ziriya rakaza tarawih witiri barayireka, aho twavuga ku imamu waba adashaka kuyireka umuyisilamu yabyitwaramo ute, nawe tumugiriye inama. Uwashaka kurangizanya nawe icyo gihe abarangije yabyuka, yakongera kubyuka, biremeye ko yasalira ka ebyiri za nawafil mutlaqa, ntacyo bitwaye bavandimwe b'Islam. Ibintu byose bikora iki birikumvikana kwakurikira iri somo. Hari ikibazo n'igita gikurikiraho muri babandi badashaka gusoma cyangwa se kumva amagambo y'abenye no kuyakurikira, ngo hadisi ivuga yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itajyaga irenza raka 11 yaba muri Ramadani no mu yindi minsi itari nyuma ya Ramadani, ngo ntabwo mutume yajyaga arenza raka 11. Naam bavandimwe Islam, iyi hadisi irahari, ariko hari na hadisi yagaragaje ko mutume yasaye raka 13, iyo nayo irahari. Hari na hadisi igaragaza yuko mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze yuko iswala z'ijoro ni mathna, ni iswala ebyiri. Iyi hadisi ntabwo yavuze umubare. Iyo uje no gutsimbarara ku mubare cyane witwaje hadisi ngo ntabwo mutume yajyaga arenza raka 11 yaba muri Ramadani cyangwa se no mu yindi minsi itari nyuma ya Ramadani, ushaka kwikomereza idini kandi bitari ngombwa. Niba mutume yemeye ko raka z'ijoro zaba ebyiri, wowe ufashe iriya hadisi yifate, ariko noneho ugiye no kwishyira mu bikorwa biragusaba gusoma Qur'ani nyinshi cyane. Ntabwo uri gufata gusa urebere kuri raka, ariko ubere kureba Qur'ani nyinshi cyane, ari naho wakongera raka kugira ngo no Qur'ani ibe nyinshi, nacyo nta kibazo. Icyo nagira ngo mvuge bavandimwe Islam nuko gusarira ka 11 sawa bigukundiye mu ijoro rimwe, sibyo, nkuko kuzongeraho zikaba 23, ibyo nabyo byagaragaye ku basahaba, cyane abasahaba bari basaba mutume sallallahu alaihi wasallam ku gihe cya Umar n'abandi bari Madina, nkuko imaka bajyaga basari 30 hafi n'esheshatu, none bakongeraho witiri 30 bakongeraho witiri. Ibi byose bavandimwe b'Islam berekana ko abasahaba baturuta twebwe kuri riwaya ziri sahiha mu bitabo by'amahadith byakiriye ibikorwa by'amasahaba. Ibintu barabikoze, barengeje raka 11, kandi bari basobanukiye mutume kuturusha twebwe, bakundaga mutume kuturusha twebwe. Kuba wagendera ugatsimbarara ku ijambo ry'umuntu tuvuge ngo ugatsimbarara ku magambo ya Imam Albani, nibyo iyo hadithi avuga iranditse, ariko na hadithi zivuga ngo ni raka ebyiri nazo ziranditse, kandi noneho n'abasahaba mu bamenyi b'abasahaba kuzirenza nuko bari bazi ko kino kintu mutume ntabwo kigiraho ikibazo, kuko hari n'ibindi nakubwiye ngo we kuzana raka 11. Hari hadisi iri kwa Muslim n'ahandi ivuga raka 13, nuzi ziracyari 11. Ibyo byose bavandimwe Islam kugira ngo tubizane no kwirohereza, uwasera raka 11, 13, 21, 23, 33, icy'ingenzi ko gusanga kurangiza n'igihazwe. Ibi ngibi ni umuryango wafunguwe, nta mpamvu y'abantu kuwikomereza no kuwugira beto. Ubwo rero twagiraga inama yaba ari abayimamu babibazaga kino kibazo cyane, yaba ari n'abayisilamu basanzwe, urakurikira iri somo akarisobanukirwa insha Allah muri iyi minsi 10 ya nyuma, ntabwo arongera kwibaza ibibazo byinshi. Dusozereza ahangaha. والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.